sinigeze nkunda uriya mukobwa, namushakagaho inyungu, ntabwo nabaga mukunze, ni bya bindi bya gisore. Kumbe sinkamenye ko wa mukozi yagiye atwite. Icyo mwibuka cyo uyu mukobwa nta nubwo njye numvaga ko ndi kuri level imwe nawe, ati uretse ko nakoze ibyo ntakagombye gukora, atari kurumvaga njye nta kuri level imwe n'uno mukobwa. Ati ubu rero ndi mu mayira abiri, sinshaka kubana n'umuntu ngiye nkishimiye. Iwacu barampushinga kubana nawe, bakambwira ko yambyariye ari no mu rugo agomba kuba umugore wanjye, nanjye sindi tayari kubana nawe kuko sinigeze mukunda. Hello family and friends, welcome again to Muhoza Real Talk. Tubahaye ikaze abakunzi ba Muhoza Real Talk ahantu hose muherereye. Dukomeje gushimira ubufasha ndetse support mwakomeje guha channel yacu. Umuntu wese uzi ko wa likinze, wa viewinze, wa subscribinze, wa sharinze, wa commentinze, guys turabashimira cyane kandi cyane. Imana ikomeze ibahe umugisha, mukomeze muze tubane, mukomeze muze dufashe twubake society, mukomeze muze mu abantu bacu b'imbere cyane, dufasha abandi, tugira inama abantu, tuwoninga abantu mu bintu bishobora kuzabaho muri future, kandi tugira inama abantu, dufasha abantu, dukomeze n'abantu bari guca mu bintu bigoye muri kano kanya. Hanyuma rero inkuru y'uno munsi ntatinze ni inkuru twahawe n'umupapa. Sinababwiye ngo abapapa barimo baraza. Dukomeje gushimira cyane abantu b'abapapa cyangwa se abantu b'abasore mwatangiye kwiyumva muri channel yacu, mukaba mwatwizeye, mukatugira icyizere cyinshi, mukadusangiza inkuru z'ubuzima bwanyu kugira ngo tudusangize abandi, tureme imitima y'abandi bashobora kuba mu bibazo nk'ibyo, cyangwa se tubahe inama ku bintu bigoye mwabimo muracamo. Rero ntizimbye mu magambo, ngiye gutangira. Inkuru y'uno munsi iragira iti: abahungu babiri bavukana, umwe yari mariye, anje kwimariya ajya gukodesha ahantu nyine ha wenyine nk'uko umuntu wese washatse ajya kwibana akava kwa se. Ariko ahantu bakodesheje inzu hari hafi ya university yaho murumuna we yigira. Rero murumuna wiwe yahise ava kwa se aza kubana na mukuru we, kuko mukuru we yaratuye hafi y'ikigo cy'ishuri cyangwa umuhungu yigiraga muri university. Nuko rero wa musore arangije kubatura, babantu barabajene mari, bagombaga gushaka umukozi wo kubafasha kuko bose barakoraga, ari umugabo ari n'umugore. Umugore yajyaga mu kazi agatindayo, agataha bigoranye nyine, mbega atinze, yabaga ashaka umuntu wo kuba mu rugo hafi kugira ngo ajye atekera umugabo mu gihe umugabo yatashye, cyane ko na murumuna w'umugabo yari ahari, mbega bari bakeneye umuntu wo kubafasha mu tuzi n'uturimo twa buri munsi. Ubwo rero bamaze kuzana wa mukobwa yaje kubahurira na wa murumuna w'umugabo wabo wari uhari, bakomeza kuba inshuti, bagirana ubucuti nyine busanzwe nk'ubwo umuntu yagerana n'umwana w'umukozi uri mu rugo. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Nta mwana bari bafite muri urwo rugo, barabo bonyine nibo basupendinganaga umwanya munini igihe avuye ku ishuri, yagumanaga n'umukozi kugeza mukuru we n'umugore wa mukuru we baje. Hanyuma rero uti byagenze gute? Byaje kurangira wa muhungu yiyumvishijemo wa mukozi, ntiyamwumvishemo ngo amukunde ukundi, bagize agakungu bakomeza kugenda basupendingana umwanya, bagera aho ngaho bisanga basigaye baryamana. Ibyo ntabwo byabaye rimwe, ntabwo byabaye kabiri, ngo byarakomeje, bakomeza barabonana. Noneho umuhungu akajya ashukisha umukobwa udufaranga kugira ngo bikomeze bibeho, umukobwa atazabivamo, akamuha udufaranga, akagenda amushukashuka mu buzima bwa buri munsi. Bigera aho ngaho abwira umukobwa ko bazabana, aramuga ati nta wundi mugore nshaka, umugore ni wowe, kandi ntabwo nakubeshya, nakwemereye ko tuzabana, nzagushaka nubwo ufite titire yo kuba witwa umukozi muri ino nzu, ntabwo ariko bizahora. Baravuga ko uri umukozi, ariko njyewe ndi kukubonamo umugore, nzagushaka. Yahamije we ku giti cye ko yamwijeje ko azamushaka kugira ngo akomeze mu profit. Umukozi yageze ngo yumva ko bya bintu ari byo, umukozi atangira kumufata nk'umugabo we, atangira kumutreatinga neza, akumva ko yabonye imari ikomeye. Nuko rero wa muhungu yarize university yose arayirangiza. Arangije university ye abona akantu k'akaraka, ntise abona akazi kako kanya, ati nkajya nkora ntaha mu rugo, ariko nyine rimwe na rimwe nkaba mfite ikintu kundi akaba ntacyo mfite. Wa mukobwa turi kumwe muri urwo rugo, we azi ko mukunda, ariko mu by'ukuri njye ntabwo namukundaga pe, nta nubwo namubonagamo ko yambera umugore. Ati rero mu rugo baje kubona ko ndangije ishuri, mukuru wanjye n'umugore we bandangira umukobwa twasenganaga,
barambwira ati sura mukobwa umubona uti ubona atavamo umugeni ubona atari umugore mwiza bamunyeretse umukobwa nyine uri smart uri civilize ndavuga nti umukobwa kabisa turamacinga twakundana ati ndamukunda ndamufiansa birakunda mbere fiance abiwacu bakaba bazi ko ari fiance wanjye ariko umukozi ntacyo yarazi kandi koko umukozi ntabwo agombaga kumenya ko ufite fiance cyangwa ntawe mfite umukobwa ngo yazaga mu rugo bakagira ngo ni bisanzwe nta n'umukozi nakagira ngo ni inshuti y'umuryango ntamenye ko ari fiance wanjye rero haza kuba incident uti byagenze biti umukobwa yaraje ageze mu rugo telefone imuzimiyeho ashaka kumenya aho ndi yari yantegereje yambuze yicaye nyine akavuga ngo ategereje ngo bo mu rugo ko bataha umukozi akagira ngo ntegereje bose muri rusange nyine ntiyarazi bijya mbere atarantegereza abona ntatashye arangije afata telefone y'umukozi aravuga ati ntiza phone yawe mpamagare ati mpa telefone maze kumuha telefone arahamagara ahamagaye ashyizemo nimero yanjye ati umukozi yarimuhaye ahita agenda umukobwa afashe nimero yanjye ashyizemo hagiye kubona abona handitseho ngo sheri kumiro kazagwire ibaze gufata telefone ijya guhamagara sheri wawe wakompoza nimero ugasanga muri phone y'umukozi handitsemo ngo sheri ibyo nanjye nimushobora intangaje anyways arongera aratrayinga aravuga ati nshaka ko nashyizemo nimero nabi reka nongere nsubizemo ndebe afashe nimero njye akubisemo ati sheri komero n'amavunja umukobwa ati mpita numva nguye mu kantu arangije ikintu yakoze wa mukobwa yagiye muri message atajya kureba muri message asanga utumessage amwandikira utuntu amubwira ati sheri wanjye utuntu twose amwandikira kuri message ati umukobwa avuga ati bya bintu ni seriye agira ubwoba umukobwa ngo ntikubise kuri WhatsApp asanga amafoto n'amavideo nge ntashobora kuvugira kuri kamera niyo acicikana hagati ya WhatsApp zabo muri message zabo undi ati rero ibintu byahinduye isura ubwo arahangaha bigeze ndabona bikomeye ati umukobwa yararize amaze kurira umukozi ntiyabyitaho cyane ko abonaga ari nyirabuja umvuga nyine ari umuntu nyine wo hejuru ati mu gihe atangiye kurira nyirabuja baraje nyiri rwa rugo wa mugore wa mukuru wanjye ati yinjiye aramubwira ati se ko mbona utameze neza habaye iki amera nkaho nta kintu cyabaye ati hanagura amarira vuba vuba aramubwira ati ni amaso ari kundya ati ntubona ko amaso yanjye ari kurira ati maze iminsi ndi kwiga mfite ibintu byinshi nari mazemo ndi kwiga ati mfite ibintu byinshi by'ibirarane ati ntabwo meze neza ubwo ahita amucika aramuyobya nyine ayobya uburari kuko ntashaka kubivugaho abaragiye ati ariko umukobwa amaze kugenda yabuze amahoro yageze amahoro arayabura avuga ati ntabwo ntibikunda ahamagara wa mugore bukeye ati tubonane tuganire icyo nshaka kukubwira ati ntibicaranye amubwira bya bintu byose amubwira ati njyewe nzi iwanyu fate telefone ya wa muhungu mwandangiye murumuna w'umugabo wawe mwe mwandangiye njye guhamagara kuri phone y'umukozi nsanga yanditsemo sheri ngerageza ubwa kabiri nsanga yanditsemo sheri muri telefone y'umukozi wanyu nimero ya fiance wanjye yanditsemo sheri ati simbyiteho njye muri message nsanga message ni igitangaza njye kuri WhatsApp nsange WhatsApp amafoto woherezanya n'amavideo n'ibintu ntabasha gusobanura undi muntu wari we wese ati ibintu byambaye ntabwo bisanzwe umugore turabeshya ibintu bishoboka ibyo bintu surumva byabaho ati ntibishoboka ati niba byarabaye bikaba ariko bimeze ati ndashaka atinyereka proof undi avuga ati ndakwereka proof iki jya mu rugo iwawe ufate telefone y'umukozi kuko nta kintu namubwiye urebe biri kuberayo ati mutamuganire nk'uko urabona ukuntu umeze undebe unyitegereze ibyanjye n'uramuhungu birangiriye aha nta kintu napfanaga nawe turarangizanyije ugende umushakire indi pasi murebe undi muri ubu byaranje nzakomezamo inshuti yanyu nzakomeza mvugane namwe ariko gahunda zo kumbwira uramuhungu byarangiye nta kindi kintu ashaka kuvugana n'uramuhungu ubwo wa mugore ngo baragiye mu rugo ababaye koko yumve ubaze nawe ari wowe ariko wahaye umuntu pasi ukamuha pasi yanjye akagukorera ibyo bintu ati nageze mu rugo mpita telefone y'umukozi vuba vuba singiyemo ati ibintu nabonye muri message zabo no muri WhatsApp zabo no muri message zisanzwe ati ntabwo ari ibintu murabwira undi muntu ese mva nguye muri koma
ariko mbona kugira ngo nicaze n'umukozi muganirize sindi bubone imbaraga, mpita mvuga nti kanenire umugabo aze twicare tugire icyo tuvuga. Ngereka umugabo ati ntabwo hano abantu barara, ati bahamagare bose ko ari babiri baze bicara aha ngaha tuvugane. Ati baraje baricaye muri salo, aravuga ati niko se di bimeze biti? Atababaye umugabo wanjye ababaye afite igisebe cy'agahinda kuko wa mwana bari baramurangiye n'umwana w'inshuti yabo. Ati umugabo akomeretse. Ati niko se wa musore we nawe umubano wanyu umeze ute? Ati se umubano w'iki? Ati ntabwo mukundana. Ati ntabwo nirirwa mbabaza. Abazanye za message afasha telefone y'umukozi atangiye kwereka aya mavideo. Ati reba ibyo mubamo, reba ubuzima bwanyu habaye iki? Nta soni mu rugo rwanjye. Ati niko se wa mukozi ntabwo uzi ko afite fiance? Kabiri kangabo no mukobwa aza hano uba wumva aje gukora iki? Ntabwo uzi ko uyu muhungu afite fiance? Kuki agushuka kandi uzi ko afite fiance? Undi ati ntabyo nari nzi, nabonaga aza nkajyana inshuti yanyu. N'igihe namwakaga telefone nawe muhaye nzi ko ajya guhamagara umuntu usanzwe. Ati iyo mbimenya simba narayimuhaye. Ati n'igihe yarakaraga ati sinamenye ibyabaye, nabonye arira sinamenye ibyabaye. Ati rero uyu muhungu afite fiance twa twaramumuhaye. Ati kandi ibintu mwakore muri ino nzu ntabwo mushobora kundarira mu nzu, nimusohoke mugende, ibi ngibi birihagije. Musohoke mugende mujye kubana n'undi murakuze mwese mufite imyaka y'ubukure, mugende mukore urugo rwanyu mubeho. Ati ubwo akimara kubivuga gutyo ati njye nahise ndakara, murusha uburakari, numva ndarakaye nibaza ukuntu ibyo bintu byagiye hanze. Ati numva birambabaje cyane. Ati ikintu rero nakoze nahise mfata ibintu byanjye mpita nsohoka mbere y'umukozi mba ndagiye. Ati nkimara gusohoka umukozi nawe ansohoka mu nyuma ariko ntiyigeze anambona. Icyo yakoze yarahamagaye kuri telefone arambwira turi hehe. Ati nahise mutera imitoma kugira ngo abe agiye mbe nitekerezo menye ibyo nkora. Ndamubwira nti ugiye mu rugo urabizi ko ngukunda. Ati ntabwo nigeze nkwihakana. Ati wumvishe nkwihakana muri salo? Ati rero ntabwo nakwihakanye, wumva ukomeye ugende ugume mu rugo utuze, ikintu nzagukorera nzaza kukureba, reka manze menye aho kuba, manze ntunganye ibintu nzaza ngutore tubane. Ati narabikubwiye kandi ni wowe nkunda nyine bigira ikibazo. Ubwo nagira ngo mwivaneho gusa mbone ko yamva mu maso nkamenya ibyo nkora. Ati ubwo nese njya kuba ku mushuti wanjye muri ghetto n'abandi batipe. Turangije aho ngaho muri ghetto kuhaba mu rugo bari bamaze kumenya ibyabaye, batangira kumpamagara. Ati wa mwana w'urukoza soni we, wowe nuko byagenze? Nta soni umukozi wo mu rugo ufite fiance? Ati barantuka bambwira ibyo bashaka byose, atari ko numvaga nyine blame nzikwiriye, numva birambabaje nyine ndihangana. Ubwo nkiri muri ayo nahise mvuga nti uyu mukozi ngiye kumubloka, ntazongere kumpamagara, njye nawe ibyanjye nawe birarangiye, cyane ko nta n'icyo ngiyewe rwose nta mari mfite turangizanye. Kumbe sinkamenye ko wa mukozi yagiye atwite, ntabyo nari nzi. Umukozi ngo hashize amezi 2 atangira kugira ibimenyetso by'abantu batwite, iwabo baramwirukanye. Ati wowe uraza uravana ujye gukora akazi ugarukana inda? Natwe ntitushoboye kukurera, turashobora kukurerana n'umwana wawe. Njye kwiranje umenye ibyo ukora, umenye ibyo ubara. Ubwo umukozi atavuga ati ntahandi ho kujya ngomba gusubira hahandi nkajya kubabwira ibyabaye. Atabaraje no kwa mukuru wanjye. Ati rero uko byagenze kose nubwo mwanyirukanye, umuhungu wanyu yagiye yaranteye inda. Ati kandi ntago muranyirukana se njye, murantasenda buwandi ko nta handi hantu mfite mba, ko iwacu batamfasha, ko iwacu batishoboye, uyu mwana wanyu ndamugirana. Ubwo akimara kubibabwira mukuru wanjye aramubwira ati ariko warasaze, inda ufite se niyanjye cyane y'umugore wanjye? Hari inda twaguteye, waguteye inda mwarasohokanye rya joro usohoka, ntabwo dushaka kumenya ibyanyu, ibyo ni ibyawe n'uwo mwateranye inda. Ntugomba kutuzanira ibibazo byawe n'umuhungu mwakundanye kuko mujya gukundana nta nama mwatugishije. Ati baramushwishwibiriza bamuta hanze. Ariko bamaze kumwirukana bahita bahamagara iwacu, babwira iwacu uko bimeze, bati wa mukozi yagarutse ikibazo cyabaye, ati burya yagiye atwite. Babibwira mu rugo barabasobanura ukuntu bimeze. Ati mu rugo umuzehe barasaze. Ati amaraso yanjye, ati narahiye ko nta maraso yanjye azaba ku gasozi. Ati uwo mwana nta maraso yanjye, yaba aramubyaye ku mukozi, yaba aramubyaye kuki, ikizima nuko ayo maraso ari ay'umwana wanjye. Umwana ntagomba kwandagara, ntagomba kubaho nabi, umwana agomba gutaha tukamutunga. Ati ubwo papa
yahise amanuka abona mama bajya mu cyaro kwa wa mukecuru iwabo wandi wa mukozi ati bajye bageze barabwira bati uyu mwana tuzamutunga ntababera ikibazo tuzamwitaho komeza ugerageze uko ushoboye tuzajya tugufasha uko uri atari ku uyu mwana tuzamufata igihe nikigera tuzabana n'umwana wacu ati ntugire ikibazo. Ubwo umugore agiye kugeza mu mezi 9 wa mukozi ubwo ngende nabaye nk'umwana w'igicibwa hagati aho mukuru wanjye nta nyinya abavandimwe birirwaga bambwira ati genda dukorera isoni ati genda nyine nta mugabo ukurimo nuko nabaye nk'umuntu nyine udafite aho abarizwa. Wa mukobwa rero ari hafi kubyara agize complication nyinshi cyane ararwara araremba mama we abona ko bikomeye ahamagara hahandi kwa sebukwe niko nabyita arabahamagara arababwira ati rero umukobwa wanjye yararwaye yararembye bimeze nabi ati birashoboka ko ashobora no kwasiga ubuzima ati kuko ukuntu tubona n'ubuvuzi bw'ahangaha atameze nabi. Ubwo amaze kubabwira uko bimeze bababyeyi bahise bagenda gutwara wa mukobwa baramuzana bamujyana iwabo baravuga bati tuzamufashiriza hano abyare aguma ahangaha. Ubwo baragenda ngo bagura imyenda y'umwana batunganyiriza umukobwa buri kimwe cyose wa mukobwa aza kubyara wa mwana amubyarira mu rugo kwa data. Wa mukobwa amaze kubyara wa mwana ababyeyi banjye batangira kumpamagara barambwira ati felicitation wabyaye ati kandi umugore wawe n'umwana bari hano mu rugo bati wigira ibyo wigira byose ntabwo tuzagushyingira ahandi umugore n'uyu umuteye inda ni umugore wawe yanakubyariye nta kindi kintu twenda kuvugana ugomba kuza mu rugo ukabana n'umugore wawe n'umwana wawe. Ati umuvandimwe wanjye arahamagara ambwira ati umugore wawe regari mu rugo ugomba kujya kubana n'umugore wawe ati se uramutanga uramutera ndetse umugore wawe nta kubyariye nta gukikiriye atura n'umwana wawe genda wicare ubane n'umwana n'umugore. Ati icyo kintu nicyo kintu nanze kumenyera mu bintu byose kubera ko njyewe sinigeze nkunda uriya mukobwa namushakagaho inyungu ntabwo nabaga mukunze n'ibya bindi bya gisore ati byo guhubuka bya gisore ugasanga umuntu afashe akoze ibintu bitari byo atari ko sinigeze mukunda. None mu rugo baragira bati ntabwo tuzagushakira undi mugore ati umugore n'uyu nguyu uramufite kandi yicaye mu rugo aragutegereje. Nanjye umukobwa sinshaka kubana nawe kuko umukobwa sinigeze mukunda uyu mukobwa nta na rimwe nigeze ntekereza ko twabana icyo mwibuka cyo uyu mukobwa nta nubwo njye numvaga ko ndi kuri level imwe nawe ati uretse ko nakoze ibyo ntakagombye gukora atari kurumvaga njye nta kuri level imwe n'uno mukobwa ati ubu rero ndi mu mayira abiri sinshaka kubana n'umuntu ngiye nkishimiye. Iwacu barampushinga kubana nawe bakambwira ko yambyariye ari no mu rugo agomba kuba umugore wanjye nanjye sindi tayari kubana nawe kuko sinigeze mukunda. Niyo mpamvu nanjye natanze ikibazo cyanjye ngo mungire inama ubu koko ubu ndicara ahangaha mbane n'uno mugore namukunze kubera ko mu rugo babishaka cyangwa se ndekane n'ibi ngibi byabo ngende nyine nshaka umugore ntazigera nereka iwacu tugumane uwo mwana wa mama bazamwirerere kuko niwe bamukunze ntabwo nigeze nkunda uyu mugore ngo tuzabana. Ibyo bintu byose birimo birangora kuko sinshaka kujya gushaka umugore ntazereka umuryango sinshaka gushaka umugore utazisanga mu muryango sinshaka kandi no kujya kubana n'umuntu akunze. Ibyo bintu byose byatumye ncika nsa nkaho sinkigera mu rugo naratorotse mbana n'abashuti banjye muri ghetto nta muryango mfite mbega bari aho ngaho gusa uwo tuvuganye wese ambwira ko umwana wanjye n'umugore bari mu rugo bantegereje nanjye nakwibuka ko nta bari mu rugo atari abanjye ntashaka kubana nabo ati nkumva birangoye none se ubu ngubu mbigenze kandi njye nabwiye mu rugo yuko ntago nifuza kubana n'uno mugore nabwo nti umugore ni mumwohereze iwabo musiga umwana njye nzadiringa nawe nzamurera ariko umugore asubira iwabo. Ati umugore nawe yarahiye ati njye ntago ndi gusiga umwana wanjye ngo ngende ngo ngiye gusubira iwacu ngiye nyine ntawe umwana wanjye ati kandi ari kwanga gusiga umwana nta n'ubushobozi afite bwo kumurera. Ubu ngiye byanyobeye umwana ntafite ubushobozi bwo kumurera ntashaka gutandukana n'umwana mu rugo nabo bati ntago ntitwakwikuraho uno mwana ati amaraso yacu ntabwo ajya kwandagara ngo ajye kubaho nabi ati kandi uhari. Umugore nawe yanze gusiga umwana n'umugore nawe ntashoboye kurera umwana kandi nanjye sinshaka gushaka uno mugore mu rugo arashaka ko mushaka kujya sinshaka kumushaka. None rero mungire inama bavandimwe niyo mpamvu natanze inkuru yanjye ngo muyingireho inama ndabizi nakoze amakosa ndabizi ibyo muri buntuke byose ati ndabyemera ariko nabizi ko n'ubundi nibwo muri bumbwire amakosa nakoze ntabwo ndi bureme inama mwambwira azamfasha
ati mutange inama, ati nanjye ndaza kuza kureba ndebe ibyamfasha. Ati ikindi kandi ibi bintu ndi kunyuramo, umuntu w'umusore ati mugiriye inama, uzamenye yuko ubuzima uteshuka gato ubuzima bugahinduka. Ati mwirinde umenye ko ibintu biragoye, ati njye kano kanya nize ikintu gikomeye barabimbwiraga simbyumve, ati ariko namenye yuko ushobora gukosa ikintu kimwe kikakwangiriza ahazaza. Ubu mfite umwana n'umuntu akunda, mfite umwana ndi oblige kuba mu buzima bwe ntakunze nyina, ubu byanyobeye. Nuko rero murakoze, inkuru y'uno munsi yari iyo ngiyo. Umuvandimwe aragisha inama ati mbigenze nte, umwana sinshaka kuva mu buzima bw'umwana, ndashaka ko nyina asubirayo asigarana n'umwana. Nyina ati sinsiga umwana kubera ko umwana wanjye ngomba kubana nawe mu buzima ndimo. Iwacu nabo bati uwo muntu ushaka kujya kubana n'umwana nta bushobozi afite bwo kurera umwana. Bati wabonanye nawe umukunze naza kubera umugore, mwicare mutunge mugire urugo. Nanjye nti sinshaka kubana n'uyu mugore. Ngayo nguko inkuru y'uno munsi ni iyi ngiyi. Mutange ibitekerezo byanyu, ndabizi ko mugira ibitekerezo byiza kandi byinshi. Nzi ko kino kintu tuvuzeho hari abantu kiri kubaho ubu ngubu turi kuvugana, nzi ko iki kintu tuvuzeho hari abantu cyabayeho kugeza kuri uno munsi wa none. Mutange inama, mubwire abantu ko mwumva mwabigenza, twubake sosiyete, dufashe abantu bari mu bibazo bitabaye ngombwa ko tubimvuvinga muri kamera. Mukaba muri kubafasha ku bibazo bari gucamo gusa babazaniye mutabazi kandi mutari kubabona. Nimukomeze mwubake sosiyete, mukomeze mufashe n'abandi bari mu bibazo nk'ibyo ngibyo. Turabakunda cyane. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, to like, to share and to comment. Turabashimiye cyane mwese mwabanye natwe, mugire umunsi mwiza. Turabakunda. Bye.